Yesu ashimwe bene data bavandimwe mukurikiranye iki kiganiro kuri televiziyo Evangeliser le Monde. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dufate umwanya tubanze dusenga Imana, hanyuma tujye twabona kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana ikomeye, turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya mwiza, umwanya uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikomeye, ijambo ryaremye isi n'ijuru, ijambo ryaremye umwana w'umuntu uzuye ubwenge buhambaye. Turagushimiye mwami kubw'uyu mwanya, turakuraritse kugira ngo ubane natwe, buri wese ugiye gukurikira iri jambo ryubaka ubugingo bwe, buri wese ugiye gukurikira iri jambo rihindura ubuzima bwe, buri wese ugiye gukurikira iri jambo rimuvane ku rwego rumwe umugeze ku rundi. Mwana, turagushimiye kubw'uyu mwanya, tuguhaye ikaze Mwuka Wera, uzubane natwe, uganze imitima yacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turabanza dusome kugira ngo tuze kubona uburyo twinjira mu mutwe waryo neza. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira turarisanga mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho 8, umurongo wa 17, no muri Yeremiya ibice 29, umurongo waho wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu kugira ngo twinjire mu mutwe w'ijambo uyu munsi wa none turi buganireho. Dusome mu gitabo cy'Imigani ibice 8, umurongo waho wa 17. Haranditse ngo, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Reka tujye muri Yeremiya turebe ibice byaho 29, umurongo waho wa 13. Haranditse ngo, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kugendana n'Imana wabonye. Uyu munsi wa none hari impamvu shaka kugira ngo tuganire ku ijambo ryo kubona Imana. Turi mu bihe bigoye, isi igeze mu bihe bikomeye, ibihe bitandukanye, ibihe by'ibyorezo, ibihe by'indwara, ibihe by'intambara hirya no hino. Abantu benshi bafite ubwoba, ndetse abantu bamwe batangiye kugushidikanya Imana. Abantu batangiye kugushidikanya kubaho kw'Imana, l'existence de Dieu. Bari mu madini, baruzuye, barasenga, ariko bari gushidikanya kubaho kw'Imana. Ni ryari umuntu ashidikanya kubaho kw'Imana? Ni igihe nk'iki ngiki, igihe abantu binjira mu bihe bikomeye, igihe ubuzima bwawe bukwinjiza mu bihe bikomeye, utangira gushidikanya kubaho kw'Imana. Igihe winjiye mu burwayi bukomeye, ushobora gushidikanya kubaho kw'Imana. Igihe nk'iki ngiki cy'ibyorezo bihitana abantu hirya no hino, umuntu ashobora gushidikanya kubaho kw'Imana. Uyu munsi wa none Imana yanyoboye kugira ngo tuganire kugendana n'Imana wabonye, witegereje, kubera yuko utabasha kubona Imana, utabasha kumva Imana, biroroshye cyane yuko ubasha gushidikanya son existence, kubaho kwayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ibice byaho 14, umurongo waho wa mbere, Zaburi ibice 14, umurongo waho wa mbere, haranditse ngo, turebye iriya ayaho, haranditse ngo, ibihe ducamo kenshi bikadukomerera, bituma imitima yacu rimwe na rimwe tugira ubwenge bukeya. Umuntu wese igihe icyo ari cyo cyose ashobora kwinjirwamo n'uyu mutima w'ubupfapfa kubera ibihe ari gucamo, akibwira ati Imana irihe,
ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umupfapfa aribwira ngo nta mana iriho. Imana iriho. Uyu munsi wa none naje kugutangariza yuko Imana iriho, ariko ndashaka yuko turenga kubaho kw'Imana, kuko abantu bose mu madini, abantu bose ndetse ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo n'abadayimoni bazi yuko Imana iriho. Ariko twebwe ikidukomeza si ukumenya gusa yuko Imana iriho, ahubwo tugomba no kubona Imana. Tugomba kugendana n'Imana, tureba, twitegereza, twumva, tuganira nayo. Uko kugendana n'Imana tureba, uko kugendana n'Imana twumva, nibyo bituma Imana yacu itandukana n'ibigirwamana. Nibyo bituma Imana yacu itandukana na Bayali. Ndagira ngo tugendane, unkurikire, uraza kumva impamvu ikwiriye kugira ngo tugendane n'Imana tureba. Abantu batangiye kwibaza niba Imana twakurikiye ese iriho. Abantu bararangaguzwa hirya no hino, iriho. Ariko ndongera kugutangariza, Imana iriho. Icyo nshaka uyu munsi wa none, tugomba noneho kurenga yuko Imana iriho, ahubwo Imana tukayibona. Haleluya. Ijambo ry'Imana twasomye ahangaha mu migani ryatubwiye ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Imana yacu iyo tuyishakanye umwete turayibona. Ubuhamya burahari bw'abantu batandukanye, nanjye mbafitiye ubuhamya butandukanye. Nashatse Imana, ndayishaka mu buzima bwanjye, kuva nakizwa Imana ndayibona. Wowe uri kunyitegereza aka kanya ushobora kwibaza ngo Imana bayibona gute? Imana bayibona gute? Ese Imana iragaragara gute? Iryo ni ijambo rikomeye, ni n'ikibazo cyiza cyane ushobora kwibaza. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko Imana yacu ni umwuka, n'abayishaka bayishaka mu buryo bw'umwuka, n'abayibona bayibona mu buryo bw'umwuka. Ariko ibanga nshaka kukwibira nuko muri ubwo buryo tuyibona mu buryo bw'umwuka, Imana ijya yimanifesta, ijya yiyerekana, bya bintu byo mu mwuka bigahinduka mu buryo tubikoraho, mu buryo tubyumva, mu buryo tugendana nabyo. Haleluya. Imana tubanza kwishaka mu buryo bwo mu mwuka, dusenga, tuyegera mu busabane nayo. Mu gihe gikomeye jya ugirana ubusabane n'Imana. Ntabwo ushobora kubona Imana utagiranye ubusabane nayo. Imana ishimwe cyane. Ubusabane n'Imana buhera he? Ushobora kunyitegereza, warakijijwe cyangwa utari wakizwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubusabane n'Imana buhera ku kwihana ibyaha. Ubusabane n'Imana buhera ku kwigenzura, kuko Imana tuvuga ni Imana yera, Imana irera. Dushobora kugendana n'Imana, dushobora kubonana n'Imana utemeye kwera kwayo, utemeye kwihana ibyaha. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese, uwatura ibyaha bye muri iryo zina ababarirwe. Ndagira ngo nkubwire yuko uko waba uri kose, idini ryose waba urimo, ndagira ngo nguhamagarire gushakashaka Imana. Niba ugendana n'Imana utari wabona, uzacika intege. Ibihe bizaza uzacika intege, ibihe bizaza uzananirwa. Reka nkubwire iki ngiki, minota yacu iba yihuta. Iyo ushaka Imana, icya mbere urihana mu buryo bwo gusabana n'Imana. Umaze kwihana ibyaha, hari ibanga nshaka kukwibira. Imana iraganira, irakuvugisha. Amen. Aho waba uri wose, uwo waba uri we wese, iyo ushaka Imana n'umutima wawe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muzambona nimushakisha imitima yanyu yose. Aho ngaho ni muri Yeremiya. Muzambona nimushakisha imitima yanyu yose.
iyo ushaka imana mu buryo bw'ubusabane, byuka mu gitondo kare ushaka imana, mu gicuku kinishye senga imana, shaka imana, shaka mu maso y'imana. Uzatangira usa nk'ukabakaba, nibanga ndi kuguha, ariko igihe kizagera guhamagara imana, kuko imana yacu atari bayari, kuko imana yacu yumva. Imana irakumva, imana yamara kukumva ikakuganiriza. Amen. Imana irakuganiriza, imana iratuganiriza, ukumva ijwi ryayo. Imana ushobora kumva ijwi ryayo mu buryo buranguruye. Imana ushobora kumva ijwi ryayo ikagana n'umutima wawe. Imana ushobora kumva ijwi ryayo mu buryo bw'inzozi. Imana iradusura. Uzashaka imana, uzegera imana. Njyagira ngo ndangirize kuri iki ngiki, mwene data. Iyo umaze kuganira n'Imana, hari ibyo ikubwira, nibyo tujya twita amasezerano. Ibyo ngibyo ibasha kubikubwira uri wenyine mu cyumba cyawe, ufite umubabaro, ushakisha imana, ukabakaba ukumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo mwana wanjye nzagukorera iki, tuzagenda na gutya. Iryo jwi uryumva mu buryo budasanzwe, n'inzozi ziza mu buryo bw'Imana uzirota mu buryo budasanzwe. Iyo umaze kuzumva ushobora gushidikanya ukavuga ati ariko ibi bintu bimbayeho ni ibiki? Ahari wenda n'Imana inganirije nk'uko abarokore bavugaga. Umva nkubwire ndangiza iki ngiki, jya wandika iby'Imana yakuganirije, uzabimenya ugenda ubona bisohora. Imana yacu iboneka igihe cyose, tuyibona mu gihe cyose dukoranye ubusabane nayo, twihana ibyaha. Nyuma yaho Imana ikaduha amasezerano muri bwa busabane. Ahangaha nshatse kuvuga ko Imana ikuganiriza wowe ku giti cyawe. Imana ishobora kukuganiriza. Ni byiza yuko abantu bagusengera, ariko fata umwanya. Niba ushaka kuzaca mu bihe bikomeye udafite ubwoba, ni uko uzaba warabonye Imana. Wakwemera guhura n'ikintu icyo ari cyo cyose, kubera yuko wowe ubwawe wigeze kubona Imana, ukumva amagambo y'Imana gukomeza. Amasezerano y'Imana azasohora ku buzima bwawe. Amen. Ndagira ngo ngukomeze, ngiye uganira nawe. Ndarangiza nkubwira yuko watangiye unyumva, bamwe tuziranye kera mu buhamya bukomeye, uko Imana yagiye idukoresha dusenga Imana. Bamwe bakatureba bakabona yuko rwose imyigire itazashoboka, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none twarize dusenga Imana. Imana itubwira yuko tuziga tukarangiza. Turiga turangiza segondere bikomeye, tugera muri kaminuza bikomeye, turiga turarangiza. Uyu munsi wa none twararangije, turi abapapa bo guhamya Imana, dufite imiryango. Ni ibintu bikomeye cyane. Imana ishimwe cyane, kandi ubuzima bwacu burerekana icyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo ngushimire wowe wafashe umwanya wo kurikirana Evangeliser le Monde. Wibuke kujya usangiza abandi, wibuke gukora subscribe kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze bugende hirya no hino ku isi. Yesu aguhe umugisha, agushoboze kumushaka uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo wowe ku cyawe giti umubone, umwiyumvire mu bihe bikomeye, uzabashe gutambuka udatsinzwe n'urubanza. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenge Imana turangiza. Mana, ndagushimiye kubw'uyu mwene data, aka kanya wafashe umwanya we akicara yumva ijambo ry'Imana. Ndamusengeye kugira ngo mwami umushyire mu mwete, ntabe nk'aba bapfapfa bavuga ngo Imana ntayiriho, Imana iri hehe. Umushyire mu mwete, agushake, kuko ijambo rya ritubwira yuko iyo tugushakanye umwete turakubona, kandi twaragushatse twarakubonye, turabagabo bo guhamya. Urakoze, turagushimiye. Kora ku bugingo bwa benshi, kandi ubutumwa bwiza kuri Evangeliser le Monde bugere kure, kandi uhereze iyi televiziyo umugisha kugira ngo ibashe gukomeza kwamamaza ubutumwa bwawe hirya no hino ku isi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen.